Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana muri kino gitondo. Imana itugiriye neza, tukaba duhagaze hano imbere y'itorero twaje gushima Imana. Yesu ashimwe cyane. Twaje gushima Imana. Mbere yuko dushima Imana, reka mbasabe kugira ngo dufatanye muri no ndirimbo yo gushima Imana, kuko Imana yatugiriye neza. Buri muntu wese ari hano, Imana imufitiye umugambi mwiza ku bugingo bwiwe. Hari igihe umuntu atekereza ko Imana iri kure yiwe, ariko isezerano ry'Imana ntawarebuza gusohora ku buzima bwawe. Yesu ashimwe. Wowe wicaye hano muri kino gitondo, reka nkubwire ngo umugambi Imana ifite ku buzima bwawe nta kintu na kimwe kizawubuza gusohora. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo dushime Imana. Yes, we Jesus, 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 Jesus.
kukugira Yesu byamaze inyota wambere kukugira Yesu mwiza kukugira Yesu byamaze inyota wambere intsinzi yo mbega ninde yo munda ninde yo munda mukubita nta nshuti nzarama nta nshuti nzaba ingana ingana nta nshuti nzarama nta nshuti nzaba ingana wewe ingana wewe nta nshuti nzarama ingana wewe Amen. Haleluya. Haleluya. Dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Imana yatugiriye neza. Imana yabaye yo kwizerwa mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana ko mu byumweru bibiri bishize Imana yabanye natwe. Abo twari kumwe twari dufite ubukwe itariki 22 z'ukwa 10 kandi twabonye kugira neza ku Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Twateguye ubukwe abenshi tuzinanye hano famille yanjye Burundi, ababyeyi, abavandimwe, abantu bose bo muri famille yanjye, presque bose famille y'umubiri bari Burundi. No kuvuga ngo naje hano mu Rwanda ngenyene mu 2015 nza nta bantu benshi tuzinanye hano mu Rwanda uretse bakenya twari tumenyeranye kubera Afrika haguruka, ariko ndashima Imana ko imyaka 7 imaze hano mu Rwanda nabonye kugira neza ku Imana. Yesu ashimwe cyane. Nabonye kugira neza ku Imana. Imana yakoze ibintu bikomeye cyane mu buzima bwanje. Yesu ashimwe cyane. Nabuze amagambo yo kubivuga, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko Yesu yakoze imirimo ikomeye cyane. Ijambo hari icyo ryakoze mu buzima bwawe bigutera intege ryo kuryizera kuruta uko wahora ubikora. Yesu ashimwe cyane. Nizeye ijambo tuzi twese rivuga ngo Imana ibasha gukora ibirenze cyane ibyo dusaba nk'uko imbaraga zayo zikorera muri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe dusenga tukibaza ngo Imana ntiyabyumvise, ariko mu bukwe bwanjye nabonye Imana ikora ibirenze ibyo nayisabye. Yesu ashimwe cyane. Imana yakoze ibirenze ibyo nayisabye. Haleluya. Haleluya. Nabonye Imana ingirira neza, niyo mpamvu uyu munsi navuze ngo reka ntere intambwe nzi imbere y'itorero kugira ngo nshime Imana. Turabashimira cyane nje na madame wanje mwatubaye hafi. Sinashobora kuvuga amazina y'abantu bari hano. Hari na bamwe banyiyamye gose ntutuvuge, ariko reka mbashimire mwese itorero ryose ko mwagize neza kubana natwe mu bukwe bwacu. Yesu ashimwe cyane. Turashimira abashumba muri rusangi, Pastor Didier, Pastor Egidia, Pastor Doriane, Pastor Emile, Pastor Letitia, Pastor Doriane, n'abashumba bacu babanye natwe kandi baradushigikiye mu buryo bwose. Imana ishimwe cyane. N'abakristo muri rusangi mwaradushigikiye,
ubukwe bwacu bwagenze neza, abantu twari kumwe mwarabibonye, nta stress nimwe nigeze ngira y'ubukwe. Twari mu bihe byanezeza ijuru, nitabira igiterane cyanezeza ijuru cyose. N'umunsi nari mfite doti itariki 15, navuye muri dote nza muri nezeza ijuru. Yesu ashimwe cyane. Nta kibazo na kimwe nari mfite, ibintu byose byari ku murongo. Habura nk'imisi nk'itatu ibintu byose byari byamaze kwishurwa mu bukwe, turanasagura n'amafaranga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Nta kazi mfite kamemba ku mushahara ku kwezi, nkora ibintu by'ibiraka, ariko nakoze ubukwe bwiza. Abari bahari mwarabibonye, turabishimira Imana cyane. Haleluya. Imana mwakoreye, Imana mwafashije abagaragu bayo, namwe bagirire neza kandi bituri neza. Buri muntu wese nicyo yakoze, nicyo yatanze n'isengesho, Imana ibagirire neza kandi Imana ibashigikire mu byanyu mwese. Amen. Haleluya. Tudatinze rero, twifuzaga kubashimira nk'itorero. Abantu benshi mwaradufashije, arabatwakiriye imiryango imisi irenga 15, babagaburira, babaha icyo kunywa, babatwara. Imana ibaha umugisha cyane. Haleluya. Abantu bavuye Burundi bakenya bashimye itorero ry'u Rwanda, bashimye itorero ryo mu Rwanda, babonye abakristo bafite umutima w'urukundo, babonye umuryango. Ababyeyi banje barambwiye ngo nta mungenge dufite kuko twabonye ko ufite umuryango mugari kuruta uwo wasize Burundi. Yesu ashimwe cyane. Nukuri cyo nagishimira Imana, batashe bishimye, banezerewe kandi bumvise gose bakunze u Rwanda, kandi by'ukuri mwarakoze, mwagaragaje umutima w'urukundo. Imana ibagirire neza. Nkuko mubizi rero, natwe aho muzadukenera turahari. Turahari, abaza bafite ubukwe n'ibindi birori byose muzatubwire kugira ngo tubashe kubana namwe. Imana ishimwe cyane. Madame rero yambwiye ngo nze kumuvugira, nawe arashima Imana mu byo yavuze byose. Mu byo navuze byose yambwiye ngo nanjye untangire ishimwe ryanje. Imana rero ibaho umugisha kandi turanezerewe cyane. Imana ibagirire neza. Twateguye ituro ry'ishimwe kandi turashima Imana gose ko Imana yatugiriye neza, kandi Imana yatuvanye mu rwego rumwe ituzamura mu rundi. Abaseri batere muri hano, Eric na Salvatore n'umuyobozi wacu